indabo zihumura neza, indabo ni nziza. Nifuje kubaha indabo nk'ikimenyetso cy'uko twabakunze kandi ko tuzakomeza kubakunda. Nyakubahwa Perezida, Yesu ashimwe. Kuri uyu munsi nanjye numvise ntava hano ndashimye Imana kandi ngo nshimire n'abantu bayo. Uyu munsi turi ku itariki 16 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2023. Hanyuma ku itariki nk'ingiyi umwaka ushize wa 2022 nibwo madamu wanjye yitabye Imana. Hanyuma uyu munsi twagombye kuba turi kujya kumwibuka, ariko kubera ko twari dufite urugendo twabisubitse tubyimurira ikindi gihe tuzabatangariza. Kandi nawe yaririmbaga muri iyi korali, ariko by'umwihariko ndagira ngo nshimire korali Amahoro. Sinzi ko ndi bubishobora ariko ndagerageza. Korali Amahoro yambereye umuryango umba hafi cyane muri urwo rupfu rw'umukuru. Ntagikorera muri paruwasi ya Remera, nkora muri paruwasi ya Kinyinya, ariko numva ngomba kuza nkagaruka aho nahoze, ariko cyane nkaziba n'icyuho madamu wanjye yasize ateye utagihari. Ndabashimira rero ko mwananyakiriye mukanyiyumvamo, ibyo nabyo ndabibashimira. Imana ibapere umugisha. Hanyuma kashimira undi muntu umwe, umushumba w'Abatsinda, naba nkuhaguruka ajye hejuru. Uyu mushumba w'Abatsinda nagiye kwiga ku ishuri Gisenyi, ngiye gutangira umwaka wa mbere, nawe ari mu mwaka usoza. Ariko iyo ntaza kuhamusanga hari ibintu byinshi byari kungora, ariko narahamusanze. Ni ngiye nyirorobe mu mujyi wa Kigali, ngiye kwiga muri uwo mwaka ngiye gutangira, ndahamusanga nawe arimo aramfasha rwose, aramfasha bituma narabaye uwo nabaye kubera ko yamfashije gutangira. Pastor Peter, Imana ikumve umugisha, kandi rwose uruw'ingenzi ngo sinzabyibagirwa kuko wambereye inyunganizi, utuma niga neza ndangiza neza kubera ko watumye ntangira neza. Kandi guha umugisha. Turashimira kandi rwose nk'uko babivuze, turashimira ubuyobozi bwa rino torero, by'umwihariko umushumba w'Ururembo. Njye byarantangaje cyane, nabonye umuntu udasanzwe. Abantu benshi bakunda kuremereza ibiciro. Umushumba w'Ururembo rwose Imana imuhe umugisha, amugireho umugisha, atubera umugisha. Torero rwose mwatwakiriye neza, tuvuga neza, muduha agaciro. Imana izababahera umugisha. karibu turirimbira Imana. Imana idakinirwa ngo yibagirwe imirimo za muri ubu bugingo. Amen. Akimuri bituro tabera, ariba nabo
bose nawo ubugome abari Yerusalemu babonye ibyuka yabera atambagira gitware urwari rugizwe no kunesha ibugiye kuzimu abera bose barumva akingurira ijoro mutabera barimana bose nawo ubugome abari Yerusalemu babonye ibyuka yabera batambagira gitware urupfu rwari rugizwe no kunesha uwo Yesu niwe sinayisuka ya misi kandi izina rye kungama inesheza abagenzi iribukura yero muratwiza urumurira abagenzi uwo niwe gishinzi cya Dawidi amagare yo kunesha uwo niwe sinayisuka ya misi izina rye kungama inesheza abagenzi iribukura yero muratwiza urumurira abagenzi uwo niwe gishinzi cya Dawidi amagare yo kunesha igiti cy'inganzamarumbo igiti cy'inganzamarumbo igiti cy'inganzamarumbo kuri Yesu twabonye ubuturo igiti cy'inganzamarumbo igiti cy'inganzamarumbo igiti cy'inganzamarumbo kuri Yesu twabonye ubuturo imiyaga n'inkuba bigahinda amanywa n'ijoro ibiti n'imiza bibunigere mu gihe cyabyo indahiro y'ibyo sinandayizi igishitsi ku mutima amarembo y'ikuzimu yakinguka imiyaga n'inkuba bigahinda amanywa n'ijoro ibiti n'imiza bibunigere mu gihe cyabyo indahiro y'ibyo sinandayizi igishitsi ku mutima amarembo y'ikuzimu yakinguka imiyaga n'inkuba bigahinda amanywa n'ijoro ibiti n'imiza bibunigere mu gihe cyabyo indahiro y'ibyo sinandayizi igishitsi ku mutima uwo niwe sinayisuka ya misi kandi burya izina rye kungama ineshereza abagenzi iribukura yero muratwiza urumurira abagenzi uwo niwe gishinzi cya Dawidi amagare yo kunesha uwo niwe sinayisuka ya misi kandi burya izina rye kungama Yesu we ineshereza abagenzi iribukura yero muratwiza urumurira abagenzi uwo niwe gishinzi cya Dawidi amagare yo kunesha Yesu igiti cy'inganzamarumbo igiti cy'inganzamarumbo igiti
Yes,
umushumba yitegura kuza ahangaha kugira ngo asezere no teraniro iriba tuzagaruka hari indirimbo basabye iravuga ngo ni umurengezi w'ukuri gutabarwa kwawe ari hafi amarira warise yarayumvise cyagihe watakaga ntabyiyumvira gutabarwa kwawe ari hafi ikindi gihe gishya ikindi gihe gishya ikindi gihe gishya hari barananiwe barira kwibutse haguruka uririmbe
hanyuma indabo zihumura neza, indabo ni nziza. Nifuje kubaha indabo nk'ikimenyetso cy'uko twabakunze kandi ko tuzakomeza kubakunda. Nyakubahwa Perezida, Imana yakugiriye neza kuyobora amahoro. Murakoze cyane. Mwami Imana abaduhere imigisha myinshi. Nimutaha mu muhanda mugenda amahoro, mugereyo musanga bakibakunda cyane. Haleluya. Ababyeyi muzabyare muheke, abakobwa muzabona abagabo beza, abasore muzabona abakobwa beza bazabafasha, abanyeshuri muzige mutsinde. Ababyeyi barimo muzabona abakwe n'abakazana. Yesu udakiranirwa bagirwa imirimo ntazibagirwa iminsi ibiri mumaze kwitaba. Umwami Imana abaduhe umugisha. Mwarimu na madamu, Imana ibaha umugisha. Mushumba, Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Mubinyemereye bajya mu myanya yayo. Hanyuma ndifuza korali y'abagabo ko mu murakoze cyane. Abakristo rwose mubaze mu ntiza amashyi twongere dushimira abagabo. Hanyuma mbere yo kubashimira, perezida w'abagabo ba hano abanza azi. Perezida w'abagabo kwitaba igirehi. Akoze cyane perezida. Twebwe ntabwo twari kubamenya iyo atabara uyu mugabo. Niwe wabatubwiye. Ubundi kuvuga ngo korali y'abagabo biragoye kuyimenya, ariko yarabatubwiye, bituma tujya gushakisha abo bagabo ngo ni bande ku by'ukuri. Rero mbere yuko ngira icyo mbavugaho, reka mbaze mu mwanya, cyane ko n'iki giterane niwe n'abagabo bagenzi be bagiteguye. Jewe barakinzaniye gusa ndacyemera, ariko nibo bagiteguye. Reka mbaze mu mwanya mutoya abanza agire icyo avuga. Haleluya.
Imana ishimwe. Haleluya. Ye nkuko umushumba wacu amaze kuvuga, turashima Imana. Amina. Baravuze ngo twateguye igiterane nk'abagabo n'ibyo koko, ariko mbere yuko nshima abangaba, uko umushumba yashimiye korara amahoro, ntacyo twongeraho. Imana ibaho umugisha. Abagabo nabo ntacyo turi bwongeraho kindi, uko umushumba yakomeze kubashimira, nta kindi twongeraho. Imana ibaho umugisha. N'abakristo bose uko umushumba yakomeze kuvuga, ntacyo twongeraho. Imana ibaho umugisha. Murakoze. Murakoze cyane. Rero abagabo mwe munyemerere namwe mbashimire. Ubundi itorero ririmo abagabo riba ari itorero. Haleluya. Amen. Kuko Bibiliya iravuga ngo umugabo ngo ni umutwe, hanyuma akavuga ngo nkuko Kristo kwizera umwami Yesu no kumukurikira, nahisemo neza ntabwo nibeshye. Kwizera umwami Yesu no kumukurikira, n'ubu ndakomeje kumukorera, n'ubu ndakomeje kumwamamaza, n'ubu ndakomeje Murakoze cyane. Imana abaho.